Bakunzi ba Rwanda Gospel TV baje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Pastor John Karimbani. Aka kanya rero munyemerere ndaje kugira ngo nongere mbahe itangazo ry'amasengesho akorwa ya buri kwezi. Iki cyumweru aya masengesho aratangirana wa gatanu. Reka tubaye dusenge Imana mbere kugira ngo mbahe n'icyanditswe tuzasengera mu Mana nzima nyiri cyubahiro. Uri Imana yacu urakomeye kandi urahambaye, Uwiteka Mwami w'abami, nje imbere yawe kuga buri wese ukurikiranye iyi televiziyo Mwami w'abami, kuko ijambo rirambwira neza ngo yemwe abibutse Uwiteka nimukamuhwemere. Nyiringabo Imana nanjye nje imbere yawe Mwami kugira ngo Mwami ntangaze iri tangazo kubwa benshi bifuza gusenga aya masengesho nko kwa yampaye ngo nyabwire ubwoko bwawe buri ntangira ya buri kwezi. Nyiringabo Imana, kuko ijambo ryawe rimbwira neza ngo mu gusenga ni nk'uko umwe yavugana n'umwana we. Nyiringabo Imana, ndakwinginga kugira ngo uvugane n'abantu bawe muri aya masengesho y'uku kwezi. Ukuboko kwawe kwiza kugaragara muri aya masengesho y'uku kwezi Mwami, nk'ubwanyoye buri mpera y'ukwezi. Reka abahungu n'abakobwa bawe bahabwe umugisha kandi bagubwe neza. Amen. Rero nshuti yanjye tuzaba dusenga nk'uko nabivugaga muri iri sengesho muri uku kwezi kuri wa gatanu. N'amasengesho azatangira ku wa gatanu agasoza ku cyumweru. Reka dusome icyanditswe kiri muri Zakariya ibice byaho 8 umurongo waho wa 10 tangirira. Haravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho riti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, kwiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 5 no mu kwa 7 no mu kwa 10 bizahindukira b'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero n'iy'ibyishimo n'ibirori byiza cyane, nuko nimukunde ukuri n'amahoro. Murongo wa 20 ukavuga ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, muzabona amahanga azanye n'abaturage bo mu midugudu myinshi, kandi abaturage bo mu mudugudu umwe bazajya mu wundi bavuge bati, nimuze twihute dusabe Uwiteka umugisha, dushake Uwiteka Nyiringabo. Bati natwe turajyayo. Murongo wa 22 ni ukuri koko abantu benshi n'amoko akomeye bazaza i Yerusalemu gushakirayo Uwiteka Nyiringabo no kumusaba umugisha. 23 Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, muri iyo minsi abantu 10 bazava mu mahanga y'indimi zose bafate ikinyita cy'umwambaro w'Umuyuda bamubwire bati, kuko twumvise yuko Imana iri kumwe nawe. Amina. Rero iki cyanditswe ndagikunda cyane bene data, yo mpamvu twifuje kuyo tugisengeremo, kandi na amasengesho tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Umurongo wa 18 uradukangura kwiriza ubusa no gusenga kuko biduha network no guhura n'Imana. Ariko umurongo waho wa 19 akavuga ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, kwiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no kwa 5 no mu kwa 7 ari nako kwezi nshaka kugira ngo mvugeho cyane, yewe no mu kwa 10. Ubwo ndagira ngo ngiye gukumbuze nkubwa ngo aya masengesho na amasengesho ya buri kwezi. Tukatangira umwaka dusenga buri kwezi mu mpera z'ukwezi, ku cyumweru cya nyuma gisoza ukwezi tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Umurongo wa 20 haravuga ngo murongo B kakavuga ngo bizahindukira b'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero. Nubango aya masengesho intego yayo ni ukugira ngo inzu yawe, inzu y'abana b'Imana ibe mu munezero, ibe mu ibyishimo, ibemo n'ibirori byiza.
birashoboka ko ibyo urimo kubisengera umunezero, ibyishimo n'ibirori byiza. Nuko rero nimukunda ukuri kw'ijambo, numara gukunda ukuri kw'ijambo Imana izakugirira neza. Nshuti yanjye, bana natwe muri aya masengesho kabango. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati muzabona amahanga azanye n'abaturage bo midugudu, kandi abaturage bo midugudu umwe bazajya mu wundi bavuge bati nimuze twihute dusabe Imana yacu imigisha. Ndagukangurira nshuti yanjye kugira ngo dusabe Imana yacu imigisha. Ngwino dusengane muri iki cyumweru. Imana izaguha umugisha kandi Imana izakugira neza. Ntago uyu munsi ndibuze kwigisha, ariko iki cyanditswe ukomeze ugisome, kiri muri Zakariya ibice uhere ku murongo wa 18 usoze n'umurongo waho nibura wa 23. Imana iraza kuguha umugisha, iraza kukugira neza. Niba ufite icyifuzo kuri WhatsApp cyangwa se kuri email ukibona kuri ekara yawe, nimero ya telefone ni 0788430085. Ohereza ibyifuzo byawe, kandi niba ushaka gusengana natwe ni byiza nibura ujye kuri icyano, nibura uvuye ngo nanjye nzahagarana namwe. Niba byiza uduhe n'ibyifuzo byawe, niba byiza nawe udahamagara uti dusengane. Rero tuzaganirira ijambo ry'Uwiteka Umwami Imana, dutangira n'umunsi wa 5 dukomeza n'amasengesho, kandi uzahabwa umugisha. Kandi ntukibagirwe kuvuga icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Na amasengesho y'iminsi 3 azatangira ku wa 5 ndetse azasozwe ku cyumweru. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, ibyo tubabikiye ni byinshi cyane. Iyi minsi abantu benshi badafite umwanya n'Imana, ariko nibura gira umwanya uri mu nzu yawe, uri mu rugo rwawe, uri mu kazi kawe, nibura ukurikiraniye cyano uzahabwa umugisha. Amateka yawe azahinduka, ntago bizaguma kuba uko byari bisanzwe. Jambo ry'Imana ratubwira ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimukamuhwemere. Wihwema kumva ijambo ry'Imana ndetse no kwegera Imana ndetse no gukorera Imana no gusenga muri ibi bihe turi mu minsi ya nyuma. Imana iguha umugisha. Tuzongera, kandi nzi neza yuko weri umunsi wa none bwira mugenzi wawe, kora share iri tangazo, kora comment kuri iri tangazo. Imana izaguha umugisha dusengana aya masengesho. Ndongera kubibutsa ngo ni kuri uyu wa 5 no ku wa 6 tugasozana ku cyumweru, kandi zo tuganira ijambo ry'Imana buri munsi. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Turabakunda cyane. Bye. Yesu abaho umugisha. Murakoze.